nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa genda umukristo mpora mbihamya nawe igihugu cyose cyanseka genda umukristo wo mu mutima kuko usigaye nkunda Kristo icyatumye apfa yazize yewe nabuzwa n'iki kujya mukunda genda umukristo umva ubwo buntu narakijijwe nkurwa mu byaha genda umukristo naho ndaterwa n'ibyago nkaba no ku rugamba genda umukristo n'umutabazi mu ntambara ndasana n'ibyaha mfite umugaba n'umwami Yesu nituba hamwe nzahora nesha ndakomeje mu rugendo rwanjye. Reka tubasuhuze mwese abakomeje gutega amatwi radiyo Inkoramutima ivugira ku 107.1 FM. Reka tubifurize kugubwa neza muri hose muduteza amatwi abari mu majyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba, uburengerazuba, umujyi wa Kigali ndetse n'ibihugu bidukikije. Mwese tubahaye ikaze mu kiganiro Morning Glory mu mwanya w'insanganyamatsiko. Muri kumwe na mama Aurore kuri mikro kandi ntago ndi njyenyine hano muri studio, ndi kumwe n'umutumirwa n'abatindiye. Reka mwakire atangire abibwira. Mama Aurore sago umugisha. Umwumva ni Pastor John Karimbanyi, Imana bampera umugisha. Murakoze cyane Pastor Karimbanyi, tubahaye ikaze muri uyu mwanya mu gutangira insanganyamatsiko yacu. Mbere ko tuyinjiramo ndagira ngo dutangire mu dusengera. Mana nziza, mwami w'abami nyiringabo, tugushima igitondo cyiza cy'umugisha uduhaye. Mwami wanjye n'abari twahubwo umwuka wera azakora imirimo n'ibitangaza ahangaha, abaduteza amatwi bari mu mujyi wa Kigali ndetse no mu ntara enye ndetse no hakurya bashobora kumva imituvuga bose, reka bahabwe umugisha turi muri iki kiganiro mu izina rya Yesu Kristo. Icyo duheje ni buri imbaraga mbi z'umwanzi Satani, buri myuka ya kirogoya, buri myuka yaza kuvanga no kunaniza iri jambo itsindwe mu izina rya Yesu. Mwami wanjye tugushimiye neza n'ubuntu n'imbabazi byawe, tugushimiye kutwemeye ko dutangira iki kiganiro nkuko dutangira no tuze gusozanya nawe mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Murakoze cyane. Tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo ubwenge no kumenya bihishwe muri Kristo. Ni insanganyamatsiko turi buyoborwe n'ijambo ry'Imana riri mu rwandiko rwandikiwe abakorosayi, urwandiko Paulo yandikiye abakorosayi ibice 2 umurongo wa 3. Nkabagira ngo dutangire mudusomera kugira ngo dukomeze. Abakorosayi ibice 2 umurongo wa 3 aravuga ngo muri we ni mu butunzi bwose bw'ubwenge no kumenya bwahishwe. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana aravuga ngo muri we niho habitswe ubwenge n'ubumenyi bwose. Ni ukuvuga ngo ahangaha bari kutubwira ikintu kijyanye n'ubwenge kandi bakongera bakatubwira no kumenya kandi bakatubwira ngo muri we. Ndagira ngo mubanze mutubwire gatoya wenda ku bintu bijyanye n'ubwenge no kumenya bisobanuye iki cyangwa se bitandukaniye. Amen. Harimo ijambo ry'ubwenge na kandi ijambo ritoroshye.
ariko aratangira avuga ngo muri we nta wundi bavugaga, yavugaga Kristo. Aravuga ati muri we muri we harimo ubutunzi bwose bw'ubwenge no kumenya bwahishwe, kandi nubwo birimo biranahishwe. Haleluya, amen. Iyo tuvuga ubwenge no kumenya ni amagambo abiri Bibiliya ikoresha, ariko mu by'ukuri mu buzima busanzwe, mu mibereho yacu ya buri munsi, iyo tuvuga ubwenge buva ku Mana ubusanzwe, ubwenge buhabwa n'Imana. Umuntu wese uriho afite ubwenge, ariko umuntu wese uriho ntabwo afite ubumenyi. Bivuze ngo ubumenyi buza nyuma y'ubwenge. Ubwenge butangwa n'Imana. Niyo mpamvu ikintu cyose umuntu akora aba akeneye kuba yabanje kukimenya. Kukimenya no kuba wakize, ariko buri wese afite ubwenge. Gusa ubwenge buva ku Mana, nanone usanga buri wese, nk'uko mvuze, buri wese afite ubwo bwenge, ariko none ubwenge nabwo ugasanga busa nk'aho iyo twageze muri we, iyo turi muri Kristo, iyo twamenye Kristo, iyo duhagaze muri Kristo, iyo twizeye Kristo, bwa bwenge turushaho guhishurirwa. Niyo mpamvu bavuze ngo ubwenge bwose buri muri we, kandi no guhishurirwa nako tukongera tukagusanga muri Kristo Yesu. Rero mu ncamake, ubwenge ni impano Imana iba yarahaye umuntu wese yaremye, ariko ubumenyi biterwa n'uburyo wize, n'uburyo wahishuriwe, ariko kiri biburiko. Mu isezerano rya kera hari abantu bitaga babamenya. Babamenya ni abahanuzi ubusanzwe. Abo rero bamenyaga ibihishwe, ariko ibihishwe by'ubumana. Iyo ugiye muri Samweli wa mbere ibice byaho 9 ugasoma, usanga indogobe za Sawuli, cyangwa se Sawuli yaburishije indogobe. None ngo aragenda arashaka ngo ageze aho ngaho, umugaragu we amugira inama ngo ariko nubwo twabuze izi ndogobe, tugiye kwabamenya dushobora kumenya n'icyatumye izi ndogobe zibura. Dushobora guhishurirwa tukamenya noneho impamvu zabuze. Ngo baragenda. Impamvu rero bagiye kwabamenya bo ubwabo ntago bari kumenya impamvu y'indogobe impamvu zabuze. Ariko bageze kwabamenya ngo abihishura iby'indogobe, ariko Bibiliya iratubwira ngo bakigerayo ngo arababona, arabahishurirwa, aravuga ngo iby'indogobe ntibibahagarike umutima, indogobe zamaze kuboneka. Ariko Imana yanyuze muri iyo nzira, inyura kwa bamenya, inyuza muri bamenya, kugira ngo Sawuli umuhamagaro we ushobore kugira gute, ushobore gusohora. Rero ubwenge tubuhabwa n'Imana, ariko kumenya na mu isezerano rya kera bamenya n'abantu Imana yavuganaga nabo, n'abantu bavuganaga n'Imana, bakamenya ibihishwe, bagahishurirwa ibihishwe. Ni nayo mpamvu ahangaha umugaragu amubwiye ngo tugiye kwabamenya. Rero niho ayo magambo abiri agize gute, atandukanira. Bivuga ngo buri wese ubwenge arabufite, ariko ubumenyi bugenda burushanwa. Icyo tugarutse mu isezerano rya kera, bivuga ngo Imana byose ariko ishobora nayo kubitanga, kuko Imana ifite byose, ni umutunzi wa byose. Muri make ndumva Mwuka w'Imana arakomeza duhishurire. Wenda turakomeza tugenda tubireba. Umuntu aribaza, kuko hari ubwo bwenge mutubwiye ko umuntu wese abugira, yego, ariko umuntu akibaza ese niba buhishwe muri Kristo, kandi hakaba hari abantu batarakira Kristo,
ese ubwo bwenge babo nabo bashobora kumenya cyangwa hari ubwenge runaka kuko urumva twagiye tubibona hari ubwenge hakabaho no kumenya kuko mu cyongereza bavuga ngo hari wisdom hakaba na knowledge none ukibaza abantu bose abantu batarakizwa iyo wisdom ubwo bwenge barabufite ese hari cyangwa wenda hari ikigero runaka baba babufiteho aho niho umuntu yahera. urakoze cyane. Ubwo ubwenge buva ku Mana mu by'ukuri hari ubwenge umuntu wese afite. Ubwo bwenge twese turabusangiye, ariko iyo umaze kumenya Kristo bivuze ngo ubwenge buhora burakura, bugenda buzamuka, bugenda bwiyongera. Bivuze ngo umuntu ufite Kristo afite ubwenge butandukanye cyangwa se bwiyongera kuri bwa bundi udafite Kristo aba afite. Cyane cyane ubu bwenge birivuga kuri ubwenge ni ukumenya ngo iyo ubu bwenge bw'ubumana icyambere cy'ingenzi kandi gikomeye ni ukumenya ko iyi si turimo ntabwo ari iwacu. Turiho kuri ubu buzima kandi ubuzima buzarangira. Buri wese buriya akenshi cyane buriya iyo ugeze ahantu Rusororo, reka benshi bazi Rusororo. Iyo umuntu yageze Rusororo nibwo umuntu avuga kwihereza abantu bakabyumva cyane, akavuga ariko noneho kugira ngo buri wese afate umwanzuro ngo buri wese reka nakire Kristo, nanjye nyuma y'ubu buzima ndimo, nyuma y'imibereho ndimo, nzongere kubaho, kuko ntahandi tuvana kongera kubaho ni muri Kristo Yesu. Rero umuntu wamenye Imana uwo nguwo afite navanga afite ubwenge burenze ubw'iyi si, afite ubwenge burenze ku mikorere y'isi. Noneho wa wundi utaramenye Kristo, iyo yamaze kumenya Kristo, mu yandi magambo hari uburyo aba yongeye kubereka. Wenda dusome icyanditswe kimwe gishobora kudufasha, kiri mu Befeso 12 umurongo waho 8 aravuga. Abefeso ndabona igarukira ku gice cya 6. Abefeso 4 4:12. Abefeso 4:12 handitse ngo kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo, kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashyitse bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo. Dukomeze aho kigezeho agariho numva kigezeho. Wenda tugikomeza banyashakisha kugira ngo numve neza. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Ndashaka kuvuga ubwenge kuri Bibiliya ivuga duhabwa n'Imana. Ni ukuvuga ngo ni umwuka w'Imana aza kuri twebwe akaduha ubwenge. Noneho biravuga ngo aha bamwe, niho nshaka kugira ngo ntago nari nigiye matego, ariko reka dukomeze turaza kuhabona hano tugikomeza. N'ubundi tugire muri uwo murongo hari muri Danieli, nahoze mu kanya ndebe ibintu bijyanye no muri Danieli. Abonye Danieli ubwo umwami yarotaga inzozi,
abonye ko byaragoranye ku bandi bantu ariko ngo Daniyeli arasenga Imana imuhishurira mu nzozi ibijyanye n'inzozi z'umwami, kuko hano haranditse, reka turebe neza ukuntu byagenze, ariko Daniyeli ibice 2 guhera nko ku murongo hano wa 17 haranditse ngo Imana ihishurira Daniyeli inzozi z'umwami. Nuko Daniyeli ajya mu nzu ye abibwira bagenzi be Hananiya na Mishayeli na Azariya kugira ngo bingingire Imana yo mu ijuru ibyo bihishwe ngo ibagirire imbabazi batarimburanwa n'abanyabwenge bandi b'i Babuloni. Nuko ibyo byahishwe bihishurirwa Daniyeli mu nzozi yarose nijoro, maze Daniyeli ashima Imana yo mu ijuru ati izina ry'Imana rihore rihimbazwa iteka ryose, kuko ubwenge n'amaboko ari ibyayo. Niyo inyuranye ibihe n'imyaka, niyo yimura abami ikimika abandi, igaha abanyabwenge ubwenge n'abazi kwitegereza ikabaha kumenya. Tubaze tugere aha hantu hangaha kuri uyu murongo wa 21 bavuga ngo igaha abanyabwenge ubwenge. Nuvuga ngo basanzwe ari abanyabwenge ariko ikabaha ubwenge. Ubwo nibwo bwa bwenge rero Imana igitanga kubamaze kuyimenya. Ariko iyo urebye muri iki cyanditswe Daniyeli kugira ngo ahishure izo nzozi ubwenge yarabusanganywe, ariko kumenya iby'umwami yarose aho ngaho n'ubumenyi. Bivuga ngo n'ubumenyi byo ntabwo babyiga mu mashuri, ariko iyo Imana iguhaye ubwenge ikaguhishurira ubwenge, bivuze ngo nyuma iyo ufite ubwenge bugutwara kumenya. Bivuga ngo isoko mbere yo kugira ngo ugire ubumenyi ugomba kuba ufite ubwenge. Imana arikorera muri bwa bwenge none ikagutwara iki mu kumenya. Reka ngo ahandi urugero rwiza, Yosefu umwami nawe amaze kurota inzozi, Yosefu aza kumenya nawe guzisobanura. Biriya ntabwo ari ubwenge ahubwo n'ubumenyi yari afite. Amenya aravuga ngo inzozi warose iyi myaka biza bimeze gutya, dore iyi myaka ni y'inzara, ariko indi myaka amenye ko izaba ari imyaka y'uburumbuke. Yosefu rero nawe aba bagabo b'Imana bari abantu Imana yahaye ukumenya, gusobanukirwa, guhishurirwa ubumana bwayo ubwo ari bwo. Iyo wamaze guhishurirwa rero ubumana bw'Imana, icyambere ubwenge bwo tayari uri nabwo. Noneho muri kwa guhishurirwa niho umenya, ukamenya icyo gukora mu gihe gikwiriye, ukamenya icyo gukora igihe abandi babuze igisubizo. Rero uyu Daniyeli nawe iyo utangiye igice cya mbere bamaze bakigera Babuloni, ngo we umwami atangira kubagaburira kugira ngo barye neza. Iyo hari igice cya mbere umurongo w'8 ugakomeza, ariko ngo arangije ngo we na bagenzi be bagira gute, baravuga bati ntago tugomba kurya ibiryo by'umwami. Amenya neza yuko nibarya biriya biryo by'umwami ntago bazagira, ntibazatandukana n'abandi. Bo bajya ku ruhande rw'Imana yabo, batangira ngo kwirira ibishyimbo n'amazi yabyo gusa. Ngo ndetse ngo n'uwabateguriraga ngo atangira kugira ubwo bavuga ngo umwami naza agasanga mwarananutse nazanyerera nabi, bavuga bati byihorere gusa we duha igihe gitoya. Bamenya neza, basobanukirwa neza yuko Imana yabo, kugira ngo ubwo turaza kumenya, turatwe turaza gusobanukirwa iri jambo kumenya. Amenya neza yuko natajya kurya bya biryo by'umwami, igihe kizagera y'Imana yabo nayo ikabahesha icyubahiro. Niho rero umwami yatangiye kurota inzozi. Bivuga ngo iyo wamenye umenya ibizaba muri iki gihe turimo. Nk'uko n'ubundi buriya iyo umuntu uriga ariko bya bindi wize bikazakugira umumaro mu gihe runaka. Niba wiga gusoma no kwandika cyambere ubanza ugatera intambwe ukagera mu ishuri, wagera mu ishuri ugatangira gusarurayo gusoma no kwandika. Ubwo rero n'ubumenyi
ariko wagize ubwenge bwo kujya kwiga. murakoze cyane. Rya jambo mwavugaga ndaribonye ni Abefeso 4:11. Yego. Handitse ngo nuko aha bamwe kuba intumwa ze, n'abandi kuba abahanuzi, n'abandi kuba ababwiriza butumwa bwiza, n'abandi kuba abungeri n'abigisha kugira ngo abera. Oya, soma Abakorinto ba mbere 12:7. Abakorinto ba mbere 12:7. Umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Umwe aheshwa ijambo ry'ubwenge n'umwuka. Umwuka ni wa muha ijambo ry'ubwenge. Undi agaheshwa n'uwo mwuka ijambo ryo kumenya. Undi agaheshwa n'uwo mwuka kwizera. Undi agaheshwa n'uwo mwuka impano yo gukiza indwara. Undi agahabwa gukora ibitangaza. Undi agahabwa guhanura. Undi agahabwa kurobanura imyuka. Undi agahabwa kuvuga indimi nyinshi. Wenda ugarukira icyo nashaka kuvuga ngo umuntu wese ahabwa ikimwerekanaho umwuka. Umurongo wa 7. Bivuze ngo izi ni impano Imana itanga. Ubundi izi zose zisomye ni impano 9 z'umwuka wera. None muri izi impano 9 harimo impano y'ubwenge, hakabaho n'impano yo kumenya. Ariko iyi impano y'ubwenge mu by'ukuri ubwenge bwari buhari, ariko yongeye guhabwa iyo mpano y'ubwenge. Bivuga ngo itandukanye na bwa bwenge buri wese afite. No ngo hari ubwenge ufite ariko wongeye guhabwa impano y'ubwenge. Hari ubumenyi ufite ariko wongeye guhabwa impano yo kumenya. Bivuze ngo umuntu ufite ubwo bwenge bw'ubumana akora ibintu birenze ibyo ufite bwa bwenge busanzwe. Rero ni Imana iha umuntu agasobanukirwa. Reka unongere nzane urugero uri hafi. Bibiliya yerekana ngo abagore babiri bari baryamanye bafite abana. None umwe aryamira umwana we arapfa. Noneho ngo babyutse mu gitondo, wa wundi waryamiye umwana aragenda afata wa wundi wa mugenzi we, aravuga ati uyu niwe mwana wanjye. Mu by'ukuri ntago byari byoroshye kugira ngo uhishure ese koko nyiri umwana ninde. Basanze mu gituza cyawe umwana wapfuye, undi nawe yamusanganye umwana ugize gute. ADN ntago zari buriyo bibaho, bari kugenda bakajya gupima. Bibiliya tubwira ngo maze baragenda bashyira umwami bavuga ikibazo cye. Umwami arareba aravuga ngo ariko se uwo mwana wava uyu ni wawe, uyu ni wawe, mwese mwana muzibane wabaye wanyu, mumunzanira aha ngaha. Abwira ngo nzanira inkota. Ati noneho ngiye kumukatamo 2. Buri wese afata igipande cye, n'undi afata igipande cye. Nyiri umwana arangije ati oya rwose mwami wimukata, muhamwitwarire wenda azabeho. Arangije umwami amenya neza yuko wa wundi ati warabivugaho iki, oya mukate tumugabane. Umwami urumva icyo gihe yakoresheje iki? Ubwenge yakoresheje. Bwa bwenge bumuha kumenya nyiri umwana uwo ari we. Rwo rugero nashaka kugira ngo ntange. Urumva ubwenge wa wundi aravuga ati twara uyu mwana amenye ko ari umwana wawe. Ariko undi utari nyiri umwana ugiye kumuriganya yaravuga ati tumukatemo 2. Rero ubwenge Bibiliya ivuga ni nk'ubwo uyu mwami yakoresheje amenya kugira ngo amenye nyiri umwana. Twifite amagambo 2, kumenya n'ubwenge. Bivuga ngo iyo dufite ubwenge dutangira
nibwo dushobora kumenya buri bihishwe byose. Rero hano Bibiliya iravuga ibihishwe muri Kristo Yesu tubimenyeshwa n'ubwenge tuvana kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Ni nayo mpamvu ngo abari muri Kristo Yesu abo nta teka bazacirwaho, bamaze kumenya ubwenge, bamaze kumenya ubuhungiro, bamaze kwakira ubuhungiro, bamaze kumenya aho iyi si irangirira, bamenya ko hirya y'iyi si hari ubundi buzima, hari izindi mbaraga, hari ukundi kubaho. Barangije bahishurirwa icyo gukora mu gihe gikwiriye. Niyo mpamvu buriya usenga wese ajya asenga asaba ubwenge nka Salomo. Salomo warangije areba igihugu ise amusigiye, aravuga iki gihugu kugira ngo nzashobore kukibura, ngo ajye imbere y'Imana asaba ubwenge. Mana avuga niki nagwa, ati we nyihera ubwenge ibindi byose bizaza. Iyo ufite ubu bwenge duhabwa n'Imana ibindi byose biraza. Uvuze kuri Salomo nibuka kubijyanye n'umuhungu we, ari umuhungu we wamusimbuye ku ngoma. Urabona ko imiyoborere ye yatandukanye n'iyase, kuko we yagize, ntekereza ko atasobanukiwe iryo banga ryo gusaba ubwenge, kuko yagiye kugisha inama, avuga ati igihugu, agisha inama abasaza, arongera agisha inama abakiri batoye, birangira yemeye inama z'abakiri bato, bituma igihugu kijya habi. Kubera yabuze iki? Ubwenge. Rero inama tugira buri wese, dukeneye ubwenge buva ku Uwiteka umwami Imana. Ariko ubu bwenge tubuvana guhishurirwa, kuko biravuga dukeneye guhishurirwa tukamenya ubu bwenge buva ku Mana, kandi ubu bwenge bwavuye ku Mana n'ubundi tugira gute, nibwo buduha kumenya icyo gukora. Muri make ubwenge ku bumenyi buva ku Mana ni umusaruro wavuye ku bwenge bw'Imana mu ncamake. Murakoze cyane. Tugikomeza, reka twumve ibitekerezo. Hari ijwi hano tugiye kumva rya Reverend Pastor James Nshimyumukiza, nawe yagize icyo abivuga kuri iyi nsanganyamatsiko. Reka dufate umwanya twumve ibitekerezo yaduhaye Reverend Pastor James. Yesu ashimwe kandi Yesu ahabwe icyubahiro. Amina. Uyu munsi nejejwe no kubasuhuza ndetse no kubifuriza umunsi mwiza, mbasabira gukomeza gushikama mu gakiza ka Yesu Kristo twahawe, kugira ngo tukabemo kandi katubere ubuzima. Insanganyamatsiko rero y'uyu munsi twahawe iboneka mu Bakolosayi ibice 2 umurongo wa 3, urwandiko Pawulo yanditse. Ni nziza kandi iragaragaza ko abantu b'ibice bo mu duce dutandukanye Pawulo yagiye yitaho, ari abo yabyaje ubutumwa bwiza, hari n'ababyaje ubutumwa bwiza n'izindi ntumwa. Abo bose yagiye abitaho, akabandikira inzandiko zibakomeza. N'uru rero rwandikiwe Abakolosayi, rumwe mu nzandiko nziza za gishumba, za kirezi kurera, zirera abizera mu buryo bw'umwuka kugira ngo be kwiroba. Cyane ko nusoma neza urwandiko uzasanga ko yagiye agaragaza ko cyari igihe cy'ubuyobe. Ubuyobe ni ukuvuga inyigisho zirwanya Kristo. Cyari igihe cyamwemezwa n'inyigisho yandikiraga ababizera rero kugira ngo be kwita ku izo nyigisho, cyangwa se imbaraga z'izo nyigisho ze kuza ngo muri imbaraga z'ubutumwa bwiza baga barumvise. Pawulo rero yandikira Abakolosayi, bigaragara ko ntabwo ari we wababwirije
yari abazi uburyo busanzwe, yari azi amateka yabo yuko bakiriye ubutumwa bwiza bakizera Kristo, ariko ntiyari abazi nk'abantu yabanye nabo. Bivugwa yuko umubwiriza witwa Epafra ari we waba warabwirije aba bantu, yarababyaje ubutumwa bwiza ubwo yamaraga kwizera nawe akahabwa imbaraga z'umwuka agatangira kubwiriza ubutumwa bwiza, cyane ko muri birya bihe by'intumwa ababwirizaga ubutumwa bwiza ari ababaga bamaze kwakira imbaraga z'Imana, imbaraga z'umwuka wera. Nawe rero nibwo yakimara guhamagarwa muri ubwo buryo bw'umwuka, agira imbaraga zibasha gutuma abwiriza ubutumwa bwiza. Izo mbaraga nawe yari azikomoye mu Efeso mu materaniro n'amasengesho atandukanye yakiriyemo izo mbaraga. Turavuga rero ku magambo y'uburyo nka bubiri cyangwa butatu aboneka muri uru rwandiko. Ubundi intego yo kwandika ubutumwa bwiza kwari kugira ngo kwandika urwandiko kwari kugira ngo aba bakorosayi bakora iki? Bakomere. Mpamvu yo gukomera ni yuko hariho inyigisho zirwanya ubutumwa bwiza bakiriye. Umwanditsi akabashishikariza gukomeza kwizerera mu butumwa bwiza. Ari naho dusanga ririya jambo twahawe ryo mu bice 2:3 bigaragaza ko ariho muri Kristo Yesu mu butumwa bwiza arimwo haboneka ubwenge no kumenya bihishwe muri Kristo. Tugira cyangwa twigize twigisha inyigisho zivuga ko ubundi ubutumwa bwiza bivuze Kristo Yesu niwe mbumbe, niwe komatanyirizo by'ubutumwa bwiza. Hanyuma rero ubwenge, kumenya n'ibindi byiza byose biba muri Kristo Yesu, umufite ababifite, abasigaye kwisobanukirwa. Rero yandika urwandiko yagaragazaga ko ubu butumwa bwiza bubumbatiye ibyo bakeneye kumenya byose no gutunga, kuruta ko bakwakira abandi bigisha b'idini yitwa amayoberane yari iri muri uwo murwa, yigishaga inyigisho zishingiye ku bumenyi, ku bwenge, zivuga yuko Yesu nibyo koko yaravutse umuntu, ariko zivuga yuko atigeze aba Imana. Imana zikavuga ko Imana yamukoresheje mu gihe yabatizwaga, imbaraga z'Imana zamumanukiyemo, hagati aho yakoreshejwe n'Imana kugeza ku munsi ajya kubambwa. Izo nyigisho zikavuga ko mu gashyamba k'Igitsemane ariho izo mbaraga n'ubwo butware bw'Ubumana bwamuvuyemo, hanyuma hakabambwa Yesu mwene Yohana cyangwa se Yezu umwe wo kwa Mariya, wo kwa Yosefu na Mariya, ariko Kristo atabambwe. Inyigisho nuko zavugaga, nuko zari ziteye. Izi nyigisho zihakana Kristo wabaye Imana kandi akaba umuntu, zari ziganje muri uriya mujyi w'ubucuruzi kandi w'abahanga b'abanyabwenge. Ibi byatumye abizera batandukanye basubira inyuma, batakaza kugundira kwizera kwabo,
ariko nanone ikindi gice kinini kubw'impuguro no kubw'inyigisho za Pawulo gikomeza kwizera Kristo. Rero navuga ngo natwe mu gihe cya none inyigisho zihakana gukomera kw'Imana n'imikorere y'Imana turazifite nyinshi aho dutuye hirya no hino mu gihugu, ziratambuka ku masosho media hano hatandukanye. Nkavuga ngo natwe abizera mu gihe cya none dukwiye gushikamya mu kwizera ijambo ry'Imana. Nkunda kuvuga ngo mu kurisoma tukaryiga tukarimenya, aho tudasobanukiwe tukabaza abatubanjirije muri uru rugendo no guhamagarwa, hanyuma tugasobanukirwa byimbitse umugambi w'Imana kuri twebwe. Ibyo bizadukomeza bitume turushaho kuba intore z'Imana. Reka rero nshimire bateguye insanganyamatsiko, mvuga ngo ni ukuri, niko kuri, ubwenge no kumenya bihishwe muri Kristo Yesu. Tubigundire kandi tuzagira imbaraga nyinshi muri Kristo Yesu igihe tuzaba dukomeze guhishwa muri we, kuko ibihe turimo naho tugana mu buryo bw'ibigaragara, imbaraga nyinshi zirwanya ubutumwa bwiza, zirwanya kwizera kwacu ziratuzengurutse. Tugundire kwizera no kumenya Imana itugirire neza cyane. Haleluya, amen. Arakoze cyane. Uwo ni Revera Pasteur Nshimyumukiza James, akaba nawe yatubwiye ku bijyanye n'iyi nsanganyamatsiko. Tugarutse kuri hano muri studio, Pasteur Karimbanyi, murumva uko ku bijyanye hari ikintu Revera James avuze kijyanye n'inyigisho z'ubuyobe zigenda ziza ariko ashimangira ko ubwenge no kumenya n'ubundi biri muri Kristo, kuko atanze urugero, avuze kuri bari abakorosayi aho bari barakiriye ubutumwa bwiza, ngo ariko hakagenda hazamo abandi bantu bashaka gusa naho babaha ubundi bumenyi, babaha izindi nyigisho. Ni iki mwabivugaho? kuko urumva uko bwa bwenge twahoze tuvuga, twakomeje kugenda tuvuga, hari aho umuntu agera akaba ashobora guhura n'ibyo bintu bitandukanye n'abo bigisha batandukanye, bigatuma rimwe na rimwe atangira gushidikanya ku nyigisho yakiriye mbere. N'ubundi ukomeje ku murongo wa 4, Pawulo akomeza n'abavugira umurongo w'umukozi w'Imana, avuga ngo mvugiye ibyo kugira ngo hatagira ubashukisha amagambo yoshya, kuko nubwo ntari kumwe namwe ku mubiri, ndi kumwe namwe mu mutima, nishima kandi mbona gahunda yanyu nziza n'uburyo mushikamye mu byo kwizera Kristo. Nuko rero nk'uko mwakiriye Kristo Yesu umwami wacu, aba ariko mugendera muri we, mushoreye imizi muri we kandi mwubatswe muri we, mukomejwe no kwizera nk'uko mwigishijwe, mufite ishimwe ryinshi risesekaye. Impamvu uyu mukozi w'Imana yakomeje kubabwira amagambo yo kubahugura, yarababwiye ngo ntabwo ndi kumwe namwe, ariko Umwuka Wera ari kumwe namwe, kandi n'inyigisho mwigishijwe, bivuze ngo iyo haje inyigisho z'ibinyoma ntago ziba zifite iki, ziba zibura ibyo bintu uko ari bibiri. Nta bwenge bw'Imana buba buriho, nta bumenyi ziba zifite, ahubwo aba ari inyigisho zigendanye n'icyo umuntu yishakira. Ukavuga ngo nimba nshaka kugera kuri iki, ndavuga gutya na gutya kugira ngo ngere ku cyo nshaka kugeraho. Rero za nyigisho ziri muri z'Imana zihishwe muri Kristo Yesu,
izo ntabwo arizo azaba agize gute akoresheje cyangwa se ahagazeho. Iyo twigisha ijambo ry'Imana twigisha tuyobowe n'umwuka wera, twigishwa duha ijambo twahawe n'umwuka wera, ngo umwuka wera akaduha ijambo ry'ubwenge, kandi iryo jambo ry'ubwenge rikaduha kumenya icyo tugomba gukora mu gihe gikwiriye. Navuze ngo kumenya ni umusaruro uva mu bwenge bw'Imana. Kuko iyo ufite ubwenge bw'Imana n'ubumenyi urabubona. Rero niyo mpamvu abigisha inyigisho z'ibinyoma nta bwenge bw'Imana nta n'ubumenyi buva ku Mana bafite, ahubwo akoresha bwa bwenge twatangiye mbere tuvuga. Ubaza utese umuntu utaramenya Kristo uwo nguwo nta bwenge afite? Arawufite ko ntabwo afite ubwenge bw'Ubumana. Niyo mpamvu n'inyigisho ye uzasanga iri inyuma y'ijambo ry'Imana. Murakoze cyane mubisobanure neza. Aho ngaho twafata nk'urugero n'ubundi rundi rwo kuri Daniyeli, ko ba Daniyeli buriya bivugwa ko bakigera i Babuloni bafasha abantu bose b'abanyabwenge. Yego, nabo bajyanwa n'abandi banyabwenge. Ariko bigeze mu byo gusobanura inzozi z'umwami, ba banyabwenge bose barananirwa. Ariko Daniyeli hariya nawe agira bwa bwenge, ariko ndagira ngo muze no kubidusobanuriraho, kuko hari ukuntu umuntu aba yarakiriye bwa bwenge bw'Imana ariko umuntu ntagire ikintu cyo guca bugufi. Kuko Daniyeli wabonye batubwiye ko yafashe igihe akajya gusenga. Hari undi wavuga ati njyewe mfite ubwenge bw'Imana, njyewe mfite, akumva ko nyine bihagije, akumva ko ahantu hose ashobora kuhatambuka, niyumve ko agomba guhora ashaka guhishurirwa, ngo ashakishe guhishurirwa guturuka ku Mana. Kuko pasiteri, impamvu tuvuga ibi ko muri iki gihe turimo hari ukuntu usanga ari nk'abantu byandi twagiye tubona ko umwuka yagiye, hari abantu yagiye aha nk'impano, ugasanga hari abantu bafite nk'impano y'ubuhanuzi, iyo mpano yo guhishurirwa, none akiyumvamo ko igihe icyo ari cyo cyose azahanura. Azahanurwa igihe icyo ari cyo cyose, ibintu byose bihishwe ashobora guhita bihishurirwa ako kanya. Yagira ngo icyo kintu mu gisobanurira abantu, kuko hari abantu bamwe na bamwe bigenda bisa naho bisubiza inyuma, kuko batamenya uburyo bagomba gutwara iyo mpano bahawe. Cyane cyane nk'abantu bakoresha social media. Hari natwe hari igihe umuntu aguhamagara, yarangiza akakubwira ati ndashaka kumbwira ibyanjye. Isi byawe ni ati hishurirwa umbwire nanjye iwanjye uko bimeze. Urumva rero abo ngabo barahari. Iyo asanze wa muntu nawe ubwenge bw'Imana ntabuhari, n'ubwo bumenyi rwose bw'Imana ntabuhari, wazamubwira ibyo bijyanye n'irari rye. Usanga muhanuriye ibintu by'amafuti bijyanye n'ubwenge bwe, cyangwa nuko yamufatiye mu ntege nkeya ze. Rimwe na rimwe ibyo bijyana n'umwuka w'ubupfumu, babakonikoni nyine. Rero umwuka w'ubupfumu cyane cyane iyi minsi navuze ngo urahanze mu bantu b'Imana, kandi ntabwo impamvu buriya njya nkunda kubwira abantu nabo bajya batera abo twakwita ngo ni abakozi b'Imana, cyane cyane bakiri abana. Buriya hari abakozi b'Imana bahari ariko akaba ari abana mu Mana. Iyo uri umwana mu Mana, hari igihe agenda yasengera umuntu, niba yararwaye indwara runaka igakira, ataha ubu nanjye namaze kuba umuntu ukomeye, nanjye namaze kumenya, yewe niba yarakiye no mu rusengero na pasiteri murusha amavuta. Niho wajya gusanga buriya nkunda leta yacu, hari igihe iritegereza ibintu byose nite ifata umwanzuro. Buriya mu myaka yashize, nko mu myaka mbere ya 2017 cyangwa 8 nk'aho ngaho, umuntu yarabyukaga muri mu rusengero, akabyuka ejo kumva yafasha abantu 5 cyangwa 10, ejo bakagenda bakajya ati natwe twamaze bakitoramo bapasiteri wacu bayobore. Ugasanga agiye kuyobora aba bantu kubera iki? Yasengewe wenda umuntu, Imana igira igitangaza yikorera, kandi twanga ni Imana yabikoze, ariko ugasanga tubihaye umuntu.
rero iyo udafite ubwo bwenge bw'ubumana no kumenya kuvuye ku mana, nta hantu ushobora gutwara itorero ry'Imana, nta hantu ushobora gutwara abantu b'Imana. aho ngaho niho nyine abantu umwuka w'ubuyobe winjirira nawo ubona umwanya. na ba bakonikoni Bibiliya ivuga, wenda ukiri aho ngaho nubwo ntasubiye inyuma, ntagushubije inyuma, muri Daniyeli hari igice cya mbere haravuga ngo muri abo bana b'Abayuda harimo Daniyeli na Hananiya. Ubwo ni Daniyeli igice cya mbere mu rwa 6. na Hananiya na Mishayeli na Azariya. nuko uwo mutware w'inkone abahimba amazina. Daniyeli amwita Beruteshazari, na Hananiya amwita Saduraka, na Mishayeli amwita Meshake, na Azariya amwita Abedinego. ngo maze Daniyeli agambirira umutima we kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami cyangwa vino yanywaga, aricyo cyatumye yinginga uwo mutware w'inkone kugira ngo atiyanduza. mu by'ukuri yari azi yuko umwami agiye kubagaburira ibiryo biza akarya neza akagira gute, ariko kubera ubwenge bw'Imana bwari buri muri we, amenya icyo gukora. Iryo nashaka kuba kurya jambo ryo kumenya. ngo kandi Imana yatumye Daniyeli atona ku mutware w'inkone agakundwa nawe. nuko umutware w'inkone abwira Daniyeli ati, ndatinya umwami databuja wabategekeye ibyo muzarya n'ibyo muzanywa, kuko nasanga munanutse mudahwanye n'abandi basore mungana, muzaba munshize mu kaga. uracyumva? iyo ukomeje ugasoma nyuma y'uko Daniyeli yanze, iyo ugiye mu gice cya 2 niho umwami yagize guse arota inzozi. abapfumu bananirwa kuzisobanura. iyo ubwenge bw'Imana buri kuri wowe, umenya ibizaba mu gihe kiri imbere. nubwo atarabisobanukiwe, ariko yarazi neza, umwuka w'Imana wari kuri we. yaravuze ibyo kurya bireke, ibingibi wo kubirya nibi wo kubirya, kuko hari igihe uyu musaruro njya nkunda kubwira abantu gusenga. umukristo kugira ngo ube umukristo ugomba kuba umukristo usenga. umukristo udasenga nta natandukana n'abandi bose. noneho Daniyeli iyo ugeze mu bice 2 ngo abapfumu n'abakonikoni bose barananirwa, ariko umwami agira gute? umwami uretse umva kuntu bavuze abangaba. 2:10 ngo nuko Abakarudaya basubizwa imbere y'umwami icyarimwe bati, nta muntu n'umwe wo mu isi wabasha kumenyesha umwami iryo jambo, kuko nta mwami cyangwa umutware cyangwa umutegeka wigeze gusobanuza umukonikoni wese cyangwa umupfumu cyangwa umukarudaya bene iryo jambo. icyo umwami aduhitiraho kiraruhanije, kandi nta wundi wabasha kucyerekana imbere y'umwami keretse imana zitabana n'abafite imibiri. bivuga ngo abapfumu n'abakonikoni, abimana zabo zibana n'abafite iki? imibiri. ngo keretse umuntu ufite imana zitabana n'abafite umubiri. aho yerekezaga kuri ba bagabo, kuri ba Daniyeli. ngo nicyo cyatumye umwami atangira kubarakarira. ariko umva ngo umurongo wa 13, nuko ingoma 14, ariko Daniyeli asubiza Ariyoki umutware w'abasirikare barinda umwami ubwenge no kwitonda, uwo niwe wari ugiye kwica abanyabwenge b'i Babuloni. abaza umurongo aho Daniyeli ahera ko asanga umwami amusaba umunsi ngo azamumenyeshe
ibyo yabazaga ba bandi. Murongo wa 17, nuko Daniyeli ajya mu nzu ye abibwira bagenzi be Hananiya na Meshayeli, babandi bose babahindurira amazina, kugira ngo bingingire Imana yo mu ijuru ibyo bihishwe, ngo ibagirire imbabazi, batarimburanwa n'abanyabwenge bandi b'i Babuloni. ariko ahangaha mbonyemo harimo n'ikintu cyo kwizera, kuko aha hantu Daniyeli yagiye gusaba umwami umunsi wo kugira ngo azamumenye, mu by'ukuri yari ataramenya, ntago yari azi icyo yasubiza nawe. Ariko niba twavuze ngo ibanga riri gushaka Imana ugasenga. Rero babandi baza ngo mpishurira ngo Imana iramvugaho iki iragira gute, nabahanuzi b'inyuma babeshya. Daniyeli ubwo bati reka tubanze, aragenda bwati dusenge Imana, tubaze Imana itubwira icyo tugomba kubwira icyo uramwami yarose. Arangije bajya imbere y'Imana barasenga, Imana bukeye ibahishurira ibyo bagenda bakabwira umwami. Rero icyo kintu bavugaga, abantu uyu munsi bahanuza ibinyoma, araza avuga ngo Imana iravuze, Imana iravuze, ngo nawe Imana irakwe, Imana ntabwo Imana nubwo ikorana n'abantu, ariko imikorere y'ubumana isaba kugira ngo umwuka w'Imana akubwiye icyo ubwira abantu b'Imana. Iyo umwuka w'Imana nta kintu akubwiye, ubundi abanyabwenge uraceceka, ukafata Bibiliya ukavuga ijambo ry'Imana. Kandi hazamo no ikintu cyo gutuza ugategereza, kuko urumva Daniyeli niba byarasabye ko arindira igihe ari buryamira akaza kurota, ari undi muntu ashobora kugira pressure akavuga ati kuki Imana itari kubimbwira ubu, ko abantu bagiye gupfa, ko bashaka kwica abantu abanyabwenge, kubera iki Imana itari kubimpishurira vuba vuba. Ariko urumva niba habayeho kujya gusenga, akabaho no gutegereza mu gihe gikwiriye, Imana ikaza kumuhishurira. Ngo kandi ihishura ibihishwe by'ahatagerwa, izi nibyo mu mwijima, umucyo ubana nayo, iyo niyo Mana yabo. Atangira gushima Imana yuko yabimuhishuriye. Nuko Daniyeli agenda nk'uko umwami yabimusabye. Igihe kigeze agira gute, mu gihe 25 Daniyeli asobanurira umwami inzozi ze. Bivuze ngo rero iyi Mana dusenga, ubwenge iyo umaze gukubaho Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Daniyeli ibyo byari yamaze gutambuka urwo rwego, yubaha Imana ye, amenya ubwenge bw'Imana. Arangije aza kugira gute, mu gihe gikwiriye Imana igira gute, ica muri Daniyeli ihishura za nzozi, ngo nawe iramurotesha, iramubwira dore umwami dore nibi baragenwa, kuko asanga umuntu ni umunyabwenge. Rero Imana ikeneye abantu bafite ubwenge bwayo bw'ubumana. Aho ngaho ni naho bakomeje kwizera. Iyo ugiye mu bice bitatu gutyo ugakomeza, aho ngaho niho batangira kuvuga bati Daniyeli wirirwa usenga Imana ntabwo akubana, ugagira gute, intare zigira gute, bamujugunya mu cyobo cy'intare. Nta wundi musaruro, ni cya gihe yaretse ibyo kurya, ni cya gihe yasenze Imana, yegera Imana, bituma umwami w'isi amurakarira, ariko Imana iramwishimira. Bamujugunya mu cyobo cy'intare, muri rwa rwobo rw'intare, biza gutuma Daniyeli agira gute, ngo ageze mu cyobo cy'intare, ugasanga marayika w'Imana amaze kuzifunga iminwa. Araramo, buracya ngo umwami araza, nawe ngo Imana yawe yagukijije. Icyo nkundiriye Imana, iraza igaca no mu batayizi bakayimenya. Ngo ko twajugunya abantu 3 mu muriro, nkaba ndebamo wa 4. Iyo niyo Mana dukorera, iyo niyo Mana nyamana, iyo niyo Mana yo kwiringirwa, iyo niyo Mana itanga ubwenge ikaguha ubumenyi, ukamenya mu gihe cyayo n'ibyo ugomba gukora. Ngo ubwoko bwanjye burarimbutse kubera kutamenya.
murakoze cyane pasiteri. Daniel cyane cyane buriya ni urugero rwiza cyane twamutinzeho rw'ubwenge, kuko bivugwa ko Daniel yakoze ku ngoma ntekereza y'umwami Dariyo. Hari Dariyo, hari Nebukadinezari, ngira ngo ni nk'ingoma nk'enye niba ntibeshye. Daniel akomeza agenda akorana n'abami batandukanye kubera bwa bwenge Imana yagiye imuha, bukagenda bumufasha kubaho muri buri gihe, kandi akaba ari umuntu wubashywe. Ubwenge bw'Imana butuma wubahwa. Ubwenge bw'Imana butuma Imana ikunezererwa. Uko waba uri kose nuko umeze kose mu buzima bwacu bwa buri munsi dukeneye ubwenge bw'Imana, kuko ntago wakorera Imana udafite ubwenge bwayo, ntago wakorera Imana udafite ubumenyi buvuye ku Mana. Murakoze cyane. Tugikomeza wenda tugenda tuvuga no mu isezerano rishya ko twagiye tubona ziriya ntumwa za Yesu, hari aho bageraga nko muri cya gihe Yesu akabohereza, bakaza bishima bati abadayimoni baratwumvira, bati ariko Yesu akababwira ati ntimwishimire ko abadayimoni babumvira, ahubwo mwishimire ko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Ni ukuvuga ngo hariya hose Yesu yararebaga akabona hari ibintu runaka agomba kugenda bahishurira, ariko akamenya n'uburyo agenda hariya yari akirimo kubatoza Yesu kugira ngo izo mpano zabo ze kuzabagusha, batazishyira hejuru bati twe twakoze. Yesu igihe cyose iyo aguhamagaye, ubundi icya mbere buriya ngira ngo nigeze kukivugaho, uriya kugira ngo umuntu agere ku rugero rwiza, icya mbere urabanza ukareba umuntu uko ibintu bikorwa. Iyo umaze kumenya uko ibintu bikorwa, uraza ugakorana na wa nyiri ukubikora, yarangiza akakureka nawe ugakora, akareba atariko aha ntabwo ari uko bikorwa. Yamara kubona ubikoze neza akakohereza. Buriya na Yesu niko yakoranaga n'intumwa ze, yabanje gukora ibitangaza bareba, barangije ati none muze tugende. Barahagurukana baragenda, nabo batangira kugira gute, batangira gukora ibitangaza nkawe. Baza gusoza abohereza, ariko ubwa mbere abohereje asanga baracyari abana. Asanze ari abana ati baraza bitwe natwe bademone batwumviye natwe atoya, ati ibyo ntago bagiye babyishimira. Ariko nyuma bamaze kugera ku kigero gikwiriye, arababwira ati uko umuriro umaze kwaka ni iki cyatuma noneho ntashobora gusubira kwa data. Umuriro yacanye wari umaze kwaka. Rero dukeneye Imana kugira ngo dutega amatwi twumve, dutega amatwi twumve icyo tubwira, dushobore gukora. Iyo udafite rero ubwenge, hari n'igihe ushobora kugenda ngo Imana imbwiye ibi ngibi. Abantu benshi bavuga ko bavuganye n'Imana, warangiye kandi ijambo ry'Imana iyo uhushijeho gatoya rihita rihinduka ubuyobe. Kandi Imana ishobora no kukwihorera rwose, kubera ko mu gihe cyayo ntabwo Imana iyo atari mu gihe cy'Imana, Imana irakureka. Imana ishobora kukureka ukaburara, ukabwira, ukagira gute, si uko ibuze ibyo yakugaburira, si uko ibuze ibikona yakurera ati mugende mugaburire runaka, ariko irashaka ubanze wige, irashaka ubanze ugire ubumenyi bwayo bw'ubumana. Nugira n'icyo ubona uvuge ngo iyi ni Imana ibikoze, ntabwo ari njyewe mbikoze. So Imana yanga njyewe inarijye. Imana ishaka icyo ukora cyose ugikore mu izina ryayo, kugira ngo Imana ishyirwe hejuru. Muri icyubahiro cyayo nicyo dushobora gupfa gusa, ibindi byose irabiduharira, ariko icyubahiro cy'Imana, nurambika ikiganza ku murwayi agakira, wigera ngo nasengeye abantu bakize. Oya, wowe Imana yagukoresheje, Imana yakijije abantu. Nkajya nkunda wenda mu nyigisho ukavuga ngo uti nasengeye umuntu runaka, wamusengeye ariko ntabwo ari wagize gute, si we wamukijije, si we wakoze igitangaza. Imana ibitangaza n'iby'Imana niyo ikora ibitangaza, ariko ikoresheje abakozi bayo, ariko bafite ubwenge n'ubumenyi. Imana ishaka 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 Imana
murakoze cyane. tugikomeza iri jambo n'ubundi twasomye turigarukaho mu Bakolosayi ibice 2:3 muri we nimo ubutunzi bwose bw'ubwenge. Ndagira ngo mubanze mutubwire no kuri iki kintu cyuvuga ngo ubutunzi bw'ubwenge, ukuntu ubwenge buri kubugereranya nk'ubutunzi. Nubwo ubutunzi bukomeye cyane, ahubwo ni ukuvuga ngo ubutunzi ni icyo umuntu afite ariko afite aho yagikuye. Niyo ngo ubutunzi no mu buzima busanzwe, iyo utunze Kristo byanze bikunze muri we aba ari muri wowe, noneho muri we niho tuvana bwa bwenge no kumenya. Bivuze ngo bituma tutajya hirya y'ubwenge bw'isi. Ngira ngo kenshi bavuga ngo hari ubwenge bw'isi hakaba n'ubwenge bw'ijuru. Ubwenge bw'isi ni bwa bwenge nyine tumenya bwo mu ishuri bwo gukora ibintu runaka, ndetse n'aya maradiyo. Utumye nibuka ikintu ejo bundi umwuka yampaye, ubu buryo tuvugamo ubutumwa bwiza, izi radiyo nazo ubwazo izi ni uburyo Imana iba yarashyizeho kugira ngo tuyikorere. Ariko mu by'ukuri ntabwo uwakoze radiyo ntabwo avuga ngo wayikoze avuga ngo igiye gukorera Imana, ahubwo nuko Imana, nuko umuntu ufite ubwenge bw'Imana yavuga ngo ariko iyi radiyo ngiye sinayikoresha ngakorera Imana. Rero iyo ufite Kristo ubutunze ubu bwenge, uhishurirwa ubwenge bw'ubumana, uhishura ubwenge bw'Imana. Rero iyo ngo muri we niho dutungiye, niho hadutungisha kuba dufite ubwenge bw'Imana. ngira ngo niba ari uko nguko ngira ngo turaza kuhana abantu hanze ndateye kwinsanga ayo matsiko iteye ubwoba. Ahangaha nyine ubwe icyo kintu nashaka ko n'ubundi tukomeza tuvuga iki kintu kijyanye n'ubu ubwo butunzi cyangwa se ngo treasures, hano bavuga ngo all treasures of wisdom and knowledge. Nukuvuga ngo ikintu kijyanye n'ubutunzi nukuvuga ngo ni ikintu kiba gihishwe, noneho hano ndagira ngo tubivuge ko ni ikintu umuntu wese atapfa kubona. Ntabwo ari buri wese ntabwo apfa kubona. Ni ikintu umuntu wese atapfa kubona, umuntu ukifite arakirinda. Noneho ngira ngo mutubwire neza kuko ibi bintu ntabwo abantu babyumva, kuko hari abantu rimwe na rimwe bisuzugura, bamwe bakisuzugura cyangwa n'abandi bakabona abantu bakabasuzugura bakumva ko ntacyo bafite, kandi mu by'ukuri wa muntu ufite Kristo, niba muri Kristo hahishwemo bwa butunzi, ubwo butunzi bw'ubwenge no kumenya, wa muntu wakiriye Kristo ni ukuvuga ngo afite access kuri bwa butunzi n'ubwenge, no kuri bwa bwenge no kumenya, ni ukuvuga ngo abifiteho umugabane. Ariko noneho rimwe na rimwe ugasanga umuntu arisuzugura, kandi mu by'ukuri yarakiriye ikintu gikomeye. Reka mu yandi magambo ubusanzwe ni ukuvuga ngo abantu dufite ubutunzi ariko tutazi ko dufite. Kuba dufite Kristo dufite ubutunzi tutazi ko dufite. Umuntu wigeze kumpa agatekerezo, umubyeyi kurya ushobora ufite umwana uramureze, uravunitse, ugurisha inkoko zawe, inka zawe, ihene zawe, umwana wawe arize. Noneho wa mwana we igihe kiza kugera amaze kurangiza kaminuza, azi nyine ati ubu ngubu umwana wanjye nawe agiye kumfasha, urumva niho yarageze. Agira gutya ababonye buruse yigiriye mu mahanga. Noneho ageze mu mahanga abanza kuyanya ati humura mama, ubwo ngiye mu mahanga nibwo noho ngiye kubona nanjye uburyo ngufasha, nanjye nibwo ngiye gutera, nibwo ngiye kumererwa neza. Noneho agezeyo akajya avuga sinamwohereza amadolari ngo agire gute amenye ayariyo, ashaka undi muntu ati nzajya ngutumaho runaka.
noneho banavugana ati ndaho rwose merewe neza, agafata $100 ati rwose akajya arimwohereza ku kwezi. $100 umuntu uri mu cyaro navuga ngo ni amafaranga menshi. Ubwo uyu munsi bigeze mu 150 cyangwa 140. Noneho akamuhereza, akaza ati dore umuhungu, akazana muri envelope, umuntu amutuma akaza akamuhereza, akagenda yagira mu rugo iwe agafungura akareba ku $1, noneho akareba kuri rya $1 yamuhaye, akabonaho umuntu mwiza uriho, akabona $1 none hatari ko se uyu ni umugore w'abanyereka niki, agafata akakabika, akongera agahamagara mwana wanjye mwizi nkake ati rwose ntago meze neza mu rugo, ubutunzi ni bukeya. Noneho agafata $1 akamuhereza, wakajya abika akabazi wenda nta gafoto ba yamwihereye. Rero igihe kiza kugera, umubyeyi rwose arasonza, amererwa nabi, amarira aba menshi. Umuntu asenga, amuremo gusenga, Imana imwohereza kwa wa mukecuru. Aragenda ageze ati suraho, ati se ndaho, ati ndaho ariko ntago ndaho ntariho. Ati se byagenze gute, umuhungu wawe ntarya, ntari mu Burayi, ntakohereza amafaranga meze gute? Ati se wowe kagira Imana we, atugira ngo umuhungu wanjye ati kuva yagenda aturetse gusa yagezeyo nyine ahura n'abazungu, akajya afotora amafoto akanyohereza. None ati aragenda azana ahantu yarunze za $1 nyinshi cyane. Araza ati dore ibyo yirirwa anyoherereza. Araza wundi avuye gusenga nawe araza aramwereka ati yo, ati ibi nibyo kubakoya, ati ibi nibyo anyohereza buri gihe. Na wa wundi yawe yifite, nawe yifite ibibazo bye. Aravuga ati reka mfashe wa mukecuru. Aragenda yandi yose kamuha, aragenda aravunjisha. Araza aramuzanira amafaranga, umukecuru amubonye araseka ati se ngo yakwihe, ati nyine ati twa dupapuro wampaye, ati dore ubu ngubu ndagiye ndadutanga, bampaye amafaranga. Araneza warangije, ati ahubwo niwe mwana muzima buriya. Kubera iki bamushatse ko urwo rugero, yamuhaye $1 kuko amuhaga amafaranga, ariko akenera Imana yohereza umuntu uriho umwuka wayo washoboye kumwumvira. Arige ashobora atarazi nawe ikibazo, ariko ahishurirwa ati reka ajye gusura mukecuru. Ese mukecuru ko muna atagera, reka ngende muganirize. Arangije azana ya $1 ati dore yirirwa anyohereza amafoto, ati niba ari abagore niba ari iki, akubitaho ijisho, aragenda aravunjisha aramuzanira. So urumva muri make si uko umubyeyi atari afite ubwenge, ariko nta bumenyi yari afite. Yari afite ubwenge, anigisha n'umwana we, nandi bumva ku bwenge n'ubumenyi, ariko nta bumenyi yari afite. Rero Imana nayo iraduha ubwenge, ariko ubu bwenge dukeneye n'ubumenyi. Niyo mpamvu yavuze ngo muri we rero birimo byombi. Muri Kristo Yesu harimo kumenya, harimo n'ubu bwenge. Niyo mpamvu mufite abafite byose. Mu yandi magambo karagatekerezo narinjijeho kugira abantu bamenye kumenya Kristo. Ni nk'umuntu ufite $1 ariko atazi aho yayavunja, atazi ko ari amafaranga menshi abatunzi, atazi ko ari ubutunzi. Abantu benshi rero bafite ubutunzi, ariko ntago bazi, ntibari bamenye uburyo ubwo butunzi bushobora kubabyarira umusaruro, bushobora kubatunga, bushobora kubabeshaho. Ahubwo rimwe na rimwe akagira gute, ugasanga nyine ubuzima bwa mukaranze, akahanura ibinyoma, akakora ibidafite ibitajyanye n'umwuka w'Imana n'ubushake bw'Imana. Ariko abagabo ba Daniyeli bamenye bati reka dusenge Imana, reka twegere Imana, Imana yacu niyo izatwitungira muri ubu bwami. Bituma bagira igikundiro imbere y'abami bose, bagashobora gusobanura inzozi kubera ko bari bafite
imana yabo. Ntabwo Daniyeli yavuze amagambo ngo abazi imana yabo bazakomera kandi bakora iki? Nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Turakumuza abantu imana ko abantu bamenye imana, kugira ngo imana nizabamenye nizatuma bakora iby'ubutwari. No mu kazi ushobora gukora akazi ko kagakora neza, ariko mugenzi akazi kawe ubwenge bw'Imana iyo butaje kuri wowe, ibyo ukora byose ushobora kubikora ugasanga abandi barabibyaza umusaruro. Murakoze cyane. Tugikomeza hari hano muri Matayo ibice 13:44 havuga umugani w'izahabu n'imaragarita n'urushundura. Hano ngo ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'izahabu zahishwe mu murima, umuntu azigwaho arazitwikira, aragenda, umunezero umutera kugura ibyo yari atunze byose ngo abone kugura uwo murima. Urumva uwo muntu yaraba hishuriwe ko uwo murima urimo zahabu, akavuga ati ndagurisha ibyo nkunze byose, ariko ngende ngura uriya murima. Nyirawo yari atunze uwo murima, ntabyo yarazi. Ariko aravuga ati nimbimubwira, urumva ntabwo abimubwira yaba kimubona, nimbimubwira n'ubundi butunzi burahita bujya mu maboko ye. Ariko aragenda agurisha ibyo yari atunze byose, arazagura wa murima. Ngo n'ubwo bw'Imana niko bugereranywa. Bikongera bikanyibutsa ikintu umugore w'umusamariyakazi yavuganye na Yesu. Yesu yaramubwiye ngo iyaba waruzi impano y'Imana, ukaba uzi n'ugusabye amazi uwo ari we, haleluya, nawe wamusaba akaguha ku mazi y'ubugingo. Rero Kristo, ibyo muri Kristo Yesu dukeneye gusaba Imana, kuko ibyo ntandi tubikora muri mu gusenga. Tugasaba Imana ikaduha guhishurirwa, tugasaba Imana ikaduha kumenya, tugasaba Imana tukamenya icyo gukora. Gusenga, abantu benshi bishimira guterana, ariko gusenga kukaba gukeya muri bo. Iyo dusenze bituma duhishurirwa, ko dusenga Imana kuduha guhishurirwa, tukamenya ubutunzi buri muri Kristo Yesu. Murakoze cyane. Turigikomeza, wenda turi kugenda twinjira mu gihe cyo gufata umwanzuro kuri iyi nsanganyamatsiko twasomye. Ahangaha n'ubundi Abakolosa ibice 2 umurongo wa 3. Ahangaha urumva iyo bakubwiye ngo muri we ni mu butunzi bw'ubwenge no kumenya bwahishwe, harimo ese kugira ngo hari ikintu umuntu wenda yakwibaza, avuga se kugira ngo umuntu abihishurirwe bisaba ikintu umuntu agomba gukora buri gihe. Hari uruhare rw'umuntu rwa buri gihe kugira ngo ahora ahishurirwa, hahore hari ibishyashya yunguka. Kuko hari nk'ahandi twasomye mwatubwiye ngo ukuntu umuntu ahabwa n'uwo mwuka, ngo ijambo ryo kumenya, unagahabwa n'umwuka w'ubwenge, ijambo ry'ubwenge, banagahabwa ijambo ryo kwizera. Biriya umwuka abitanga rimwe, cyangwa hari uruhare umuntu agomba kugira rwa? Byanze bikunze umuntu agira uruhare kugira ngo kuguhishurirwa gushobore gusohora kuri wowe. Rero uruhare rwa mbere ni ukuba imbere y'Imana. Iyo umuntu aba imbere y'Imana, Imana imuhishurira buri gihe cyose icyo agomba gukora. Ukuri imbere y'Imana, Imana igenda iguhisha, kandi Imana igenda iguhishurira gake 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 gake. Mu yandi magambo, umuntu ni uburyo bwo gukura. Iyo Pawulo niwavuze ngo nyiri umwana, navugaga nk'umwana, ngo ariko aho mariye gukura, bivuga ngo hari igihe yavugaga nk'umwana, ariko aza kugera igihe cyo gukura. None iyo umaze gukura nibwo utangira kumenya ese nakora iki. Abantu benshi rero ushobora kumara imyaka 20 mu gakiza, cyangwa umaze kwakira Kristo, ariko ugakomeza ukibera uruhinja, ukaba nka wa mwana basize mu rugo, ibiryo birahari ariko ntashoboye kujya kubyigaburira, ntashoboye
ntashoboye isahani iri imbere yawe ariko ntashoboye kwitamika. Uko niko Imana yacu itubona. Rero dukeneye ubu bwenge bw'ubumana kugira ngo duhishurirwe, tumenye icyo gukora mu gihe gikwiriye, nibwo tuzazana itandukaniro n'abataramenya Kristo. Murakoze. Ndagira ngo mudusobanurire, hano hari icyanditswe kiri mu Bakorinto ba mbere ibice 2 umurongo wa 14, haravuze ngo ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana kuko ari ubupfu kuri we, akaba atabasha kubimenya kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. Ahangaha mwaduha wenda itandukaniro cyangwa mwadusobanura ibijyanye n'uyu muntu wa kamere ngo utabasha kumenya. Ubundi abantu ni babiri, hari umuntu w'umwuka akaba n'umuntu wa kamere. Abantu bashobora kubana ariko rimwe na rimwe. Reka ng'urugero uri hafi. Urabona Aburahamu, Imana yamuhamagaranye, yari kumwe na mwene wabo bita Loti. Noneho ngo igihe kiragira ngo ugasanga abashumba bo kwa Aburahamu no kwa Loti barahora batongana kuko umukumbi wabo wari umwe. Ariko mu by'ukuri Aburahamu arangije aramubwira ko uri umuvandimwe wanjye, none uko mbona turimo dushwana, ngo agira ubwenge aramubwira ati rero dukeneye gutandukana. Umuntu wa kamere n'umuntu w'umwuka bakeneye gutandukana. Amwereka ubutunzi bwose, aramubwira nujya aha njyewe ndajya, nujya njyewe ndajya, kuko bari bafite muri bo bari bafite impano ebyiri zitandukanye. Ngo Aburahamu aho yagiye yarushijeho kwaguka no gukomera, ariko Loti we agirushaho kugira gute, gukena no gusaya mu by'isi no mu byaha. Ni abantu babiri rero, ubundi twanga umwe umwuka ari muri we, umwe ni umunyamwuka, undi ni uwa kamere. Aburahamu iyo uri umunyamwuka ukora wumva ijwi Imana ikikubwira, ariko iyo uri umuntu wa kamere ukora iby'ubwenge, bwa bwenge bwawe karemano bukubwira. Rero ubwenge bukubwira ibijyanye n'irari ryawe, ariko iby'umwuka bikubwira ibijyanye n'ubushake bw'Imana n'icyerekezo Imana irimo kukwerekezamo. Rero uyu muntu w'umwuka ni ukuvuga ngo imirimo ye itandukana n'iy'umuntu wa kamere. Ni niyo mpamvu ibyanditswe bivuga ngo iby'umwuka akunda kamere arabyanga, n'ibyo kamere yakunze umwuka nawe arabyanga. Rero dukeneye kuba abo mwuka. Murakoze cyane. Urwo ni urugero rwiza cyane kuko Loti hariya we yirebeye ibigaragara, kuko yabonye Sodomu na Gomora, abona ahantu hagaragaye neza, hari umusaruro hera, ubona ko mu bifatika rwose mu bigaragara bimeze neza. Ariko Aburahamu we buriya hari n'umugisha w'Imana, ntekereza ko ugendana n'umuntu wayo, kuko ku muntu w'umunyamugisha ahantu hose ashobora kuhagera, niyo haba hatameze neza, ariko Imana ikaha. Iyo uri umunyamugisha ni ukuvuga ngo ibyawe ntabwo ari ibintu ureba n'amaso yawe. Niyo mpamvu Yesu se ko yabwiyaga abantu ngo nugenda ngo nushaka nujyane n'umwenda wo guhinduranya. Kubera iki? Wowe ndi muri wowe, ibyo ukeneye biri muri wowe, nta kindi yashaka kubigira, yashaka wowe muri wowe, ibyo ushaka byose biri muri wowe. Si ngombwa kutwara ibifatika. Ariko abandi abakabagenda bareba ibyo bareba n'amaso yabo, ibigaragara. Niyo mpamvu buriya tuba tutari twagera nkaho avuga ngandi, tuba tutaragera amaso yacu umwuka batarashobora gufunguka ngo tumenye ubwo butunzi buhishwe muri Kristo Yesu. Ibyo bivuga ngo n'ubutunzi butagira akagero. Rero Yosefu yagiye nk'abandi bose, gusa yariho feva. Iyo iki nabonye gusa umwuka w'Imana yari muri wowe, utaravuga uyu muntu ni uw'Imana, utarabumbura akanwa kawe, ubwiza bw'Imana buba bukuriho, uba ufite uburyo ugaragara mu Mana. Ariko rero ntabwo ubonwa n'iki nanone udafite amaso y'ubumana.
ariko iyo uri uw'isi nyine uba uri mu by'isi, imigambi yawe ari iy'isi, ibitekerezo byawe ari iby'isi, ni ukuvuga ngo aba ari bibi gusa. Niba umuntu muri kumwe ako kanya wari ufite agatelefone kakagwa hasi, ntuvuge ngo utaye telefone, ahubwo ngo Imana yabize, avuga ngo ahubwo Imana igize impaye telefone. Urayibonye nyirayo arayitaye, mama urataye telefone ye, arahagurutse iguye hasi, ugahita uyibika gubara n'Imana yimpaye. Ubwo uracyari muri ya kamere y'isi. Abo rero nibo Imana, nta Mana ibabamo, nta bumana bubarimo. Yewe buriya n'ubunyarwanda nta n'ubupfura burya baba bafite. Buriya abanyarwanda bari bazi Imana bayegeranyaga n'imfura. Ubupfura bw'ubumana buriya mu bumana bari n'Imana yageraga abantu kavuga abantu n'ab'imfura. Rero umuntu mwiza barahari kandi n'uyu munsi baracyahari beza rwose, ariko bariya beza baba bakeneye n'Imana. Ntekereza ko ari bwa bwenge, ariko mwatubwiye bwa bwenge Imana yashyize mu muntu wese, umuntu akabuvukana, bugatuma umuntu amenya uko arera abana, umuntu akamenya uko agomba kwitwara muri sosiyete. Batuburere buruta ubuvuke. Ukamenya uko ugomba kwitwara. Rero iyo utaramara kumenya uko ugomba kwitwara, ubivana kuri bwa bwenge wahawe n'umubyeyi, wahawe na mwarimu, ngo umubyeyi, umwarimu n'undi muntu wese, umwigisha, ba pastori bafite iby'Imana yabahaye baguha. Urangira nkunda kuvuga ari nk'abantu wenda bamwe bari bunyumve banseke, ushobora no kumbwenge nsengera ngabanza wagiye kwa muganga, wabanze kugira ukabanza ukamenya umuntu. None se muganga ugira ngo buriya we Imana itamufashije hari icyo yagufasha? Ushobora kugira ngo aguhaye, ushobora kurwara umutwe, uzigura gw'ikinini cy'umutwe, ariko ntagwe igituma wa mutwe waje. Ariko Imana imuhishuriye, Imana ikora ku cyaguteye umutwe. Ntabwo igukiza, ikora ku cyaguteye wa mutwe, rero umutwe ugakira. Rero umuntu ugomba no kumubwira ese wagiye no kwa muganga, cyangwa ukaramusenya wagira ngo ugenda kwa muganga. None se Yesu ko yakoze ngo yafasha kondo asiga kuba ngo genda gire gute, genda wiyuhagire Isirowamu, genda wiyuhagire. Natwe dusenge nawe, ariko genda no kwa muganga ntacyo bitwaye, kuko ugera kwa muganga ya feva y'Imana, muganga akamenya ngo uyu muntu aha niho arwaye, aha niho ababaye, aha niho arembye. Rero dukeneye kuba dukeneye bwa bwenge bw'Imana. Nureka ubwenge Imana nayo irakureka. Aho ngaho ni n'ikintu cyiza, kuko abantu hariho n'ibintu birema amashimwe akomeye mu bantu, kuko hari igihe hari indwara Imana ishobora gukiza umuntu ariko ikoresheje abaganga. Ugashima Imana uti nari ndwaye, nari meze nabi, ariko Imana igaca inzira, haba wenda mu kubona amafaranga yo kwivuza, haba mu kubona imiti, haba mu kubona indwara. Wizereye no mu muganga. Yego. Nutizere none se hari abantu b'abaganga bake nk'abantu bakuze uzarebe, abafite umuganga yamuvuye wenda ryari iryinyo arwaye, ariko akarwara n'indwate, oya umuganga runaka niwe wamvura nta wundi. Niyo yagenda akamuganiriza byonyine, amuva iruhande yagize gute, yakize. Kubera yamwizereyemo. Rero no muri iyi si, buri ubuzima bw'ubumana, Imana rwose bibira abantu murambika ibiganza ku barwayi barakira. Icyo kiri biburiko kandi kirakora rwose. Ariko ugasanga umuntu yaheze mu nzu, ntashobora yizera ngo baransengeye. Oya ntabwo ari byo, kuko niyo turebye mu byanditswe urabona nk'uriya mugore wari umaze imyaka 12 mu mugongo, bivugwa ko yari yarazengurutse mu baganga bose. Urumva rero kuba yari yarazengurutse mu baganga bakananirwa, yahura na Yesu akamukiza, yashimwe. Urumva rihita rigira imbaraga cyane, bitewe n'uburyo yarazi uburemere bw'indwara afite. Ngo biravuga ngo gituma kinga ajya kinga kugira ngo yubahwe. Imana ishobora kwemera ko ibintu bikubaho kugira ngo mu bumana bwayo nituvuga Imana ako kanya
igitangaza kimanuke, noneho Imana yubahwe. Imana ijya yiyubahishiriza muri ibyo ubona bigukomereye, ibyo ubona biteye ubwoba. Ariko ibyo byose nabyo bigendana n'ubumenyi bwo kumenya Imana. Abamenye Imana yabo, abazi Imana yabo, bazi Imana yabo bazakomera. urumva rero mu kumenya Imana harimo gukomera, hariyo gukomera. Ubwo rero ntabwo abantu twakwitegura gukomera ngo twitegure gukora iby'ubutwari tutaramenya. None se uzajya wumva n'aba bayobozi bacu yasavuga Imana izabimfashemo. Yarabyize banamuhaye n'inshingano, ariko akeneye iki? Akeneye Imana. Niyo mpamvu buriya na buri muyobozi wese aba agomba gukora, ariko nubwo umukuriye, kuko buri wese agira umukuriye, ariko ibyo akora byose yabishyizemo ubumana bibyara umusaruro. Shima Imana ko usanga iminsi y'igihugu cyacu usanga abantu b'abayobozi runaka bazi n'Imana yabo. Uranya nkunda kubwira abantu, nago nziranye nawe Afande Simon Kabera, nago nziranye nawe, ariko uriya iyo mbwiye cyane mpita nguha urugero rwiza. Nkamubwira ko uzi kuba dufite umuvugizi nk'uri, uzi Imana. Ejo bundi sinzi social media nawe ngira ngo n'uyoboye muri aba bayobozi bacu bashyanya, nkunda gukurikirana amakuru, ubo bahaye Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu, ari muri korali hano n'umuyobozi ngerego cyangwa se hano Kacyiru. Abo rero abo ibyo bakora bagakora batinya Imana, bagakora abo ngabo ni nabo umuyobozi mukuru w'igihugu avuga uyu muntu kuko icyo amubwiye agishyira mu bikorwa, avuga ndakorera igihugu cyanjye, ndakorera uwanyizeye, ariko ndakora n'Imana yampaye igihugu. Uko niko dukeneye kubaho mu Mana nk'igihugu cyacu, nk'abantu turi mu gihugu twamenye Imana. Niyo mpamvu uyu munsi usanga ngo none se ko abantu basenga bajura bakagira reka nyine babandi Imana irakora, ariko na Satani nawe afite abakoresha. Ariko wemereye Imana ukora byiza, ugashimwa imbere y'Imana ndetse n'imbere y'abantu. Murakoze cyane Pastor, reka tugane ku musozo w'iyi nsanganyamatsiko twaganiriyeho. Sinzi wenda niba mu magambo make hari ikintu mwabwira abantu bari baduteza amatwi kugira ngo dusoze. Yamfatiye ku rugero buriya aho narindi, bariya abayobozi bacu baba batoranijwe, baba umuyobozi wese ashyirwaho n'Imana, ariko buriya bafite ibira bintu bibiri. Baba bafite ubwenge, akagira n'ubumenyi. Rero ntago ushobora kuba umuyobozi w'abantu udafite ubwenge, none kuri bwa bwenge ukongeraho n'ubumenyi. Rero nagira ngo abadukurikiye muri aka kanya n'abakomeje gutega amatwi iyi nsanganyamatsiko twari turiho, navuga ngo kugira ngo ubu bwenge bw'Imana no kumenya biri muri Kristo Yesu, cyambere no kuba ufite Kristo muri wowe. Rero twabwira abatarakira Yesu ngo abere umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo ko bakwakira Yesu akabayobora mu nzira y'ubwenge ndetse no kumenya mu byo bize. Ushobora kuba ufite PhD dukurikiye muri aka kanya, ariko nugerekaho kuba ufite Yesu, ya PhD yawe izakora ibintu bikomeye kuri iyi si ya rurema, kandi n'isi ya rimwe n'Imana. Murakoze cyane Pasiteri, mwatanga nimero yanyu ya telefone kugira ngo abakenera kugisha inama cyangwa no gusengerwa bashobora kubahamagara. Imana ibaho umugisha. Rero umwumvaga ni Pastor John Karimbanyi. Nimero yanjye ni 07 88 43 00 85 07 88 43 00 85. Yesu abaho umugisha. Murakoze cyane Pasiteri, twasoza n'ubundi mudusengera. Turagushimiye mwami mwiza, tugushimiye neza n'ubuntu n'imbabazi byawe turabibonye binyuze mu ijambo ryawe. Aba mama n'abapapa, abasore n'inkumi, urubyiruko bari badukurikiye ndetse n'abana bato, buri wese ukurikiye
iki kiganiro. Uwiteka Nyiringabo Imana tubusabiye umugisha uva kuri wowe, tumusabiye ubwenge bukomoka ahera hawe, mwami w'abami Nyiringabo. Buri wese tuzi neza ko amuremanye ubwenge ukamuha ubwenge, ndetse n'abandi bakiga bakaminuza, ariko byose twasanze yuko ugufite abafite byose, ibyo akora byose bizamuhira bikamubera iby'umugisha. Dusabye umugisha rero ku bantu bose bari dukurikiye, dusabye umugisha ku bayobozi b'igihugu cyacu, mwami Imana ikiruta byose ubaha ubwenge no kumenya, kugira ngo abo bayoboye, twebwe bayoboye dushobore kumenya, ndetse natwe ubwacu dushobore kumenya abo dusanga n'abo twegera. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, ugirire neza abanyarwanda n'abanyarwandakazi n'abadukurikiye muri aka kanya. Icyo mpeje ni imbaraga mbi z'umwanzi, icyo mpeje ni imyuka mibi, kuko twize yuko imyuka y'abapfumu n'abakonikoni ndetse n'abakoresha izindi mbaraga mbi z'umwanzi Satani nta bumenyi, nta n'ubutware, nta n'ubushobozi bafite, kuko igihe cya Daniyeli kugira ngo ahishurirwe iby'umwami Nebukadinezari yari yarose ariko atabimenye, ngo bose barananiwe, ariko kubw'ubwenge bwari mu mugaragu we Daniyeli, mwami w'abami Nyiringabo, ngo ahishura neza inzozi z'umwami. Natwe rero dusabye ubwenge kugira ngo ibyo dukora byose, ibyo tuvuga byose, aho turi hose, tuyoborwe n'ubwenge buvuye kuri wowe. Kandi ijambo riravuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, no kuva mu byaha no kujijuka. Turasabye rero ubwo bwenge buvuye kuri wowe ubuhe abadutiza amatwi muri aka kanya, mu izina rya Kristo Yesu n'ubuyobozi tubyizeye, amen. Yesu abaho umugisha. Amen. Murakoze cyane. Reka dushimire namwe mwese abari baduteza amatwi muri iki kiganiro, muri uyu mwanya w'insanganyamatsiko. Reka tubabwire ngo mukomeze mugubwe neza cyane, mukomeza kunogerwa na gahunda zose Radio Inkoramutima yabateguriye. Mwari kumwe na Mama Aurore. iri nijuru ku Mana yacu, nta nzarirayo, nta nini